turagusuje wowe aho ugiye gutega amatwi iki kiganiro ndetse ugiye no kureba uburyo ushobora kwadinga OEX network muri Metamask. Abantu baba batabizi bibutsa ko OEX abantu bayimayininga banyuze kuri hano kuri Satoshi, kuri no app bita Satoshi. Dore niyo yiyi. Nimba utayifite muri telefone nawe icyo usabwa no kuyishyiramo kugira ngo umayininge iyi coin. Hanyuma ku bantu rero bashaka kuza kuyishyiramo, reka tubanze twinjire muri Satoshi gato turebe ukuntu biba bimeze. Ku muntu uyifite iyo yinjiyemo, hano mbanze nkora receive. Nuvuga ngo coin na mininze dore ngizi. Izi ngizi nizo na mininze muri za OEX. Na mininze ngeya kubera ko nta referral friends ngira, nta bari referrals ngira, niyo mpamvu izi nizanye ni mininge ku giti cyanjye kandi urabona ko atari nkeya. Mu gihe rero kugira ngo ugwize coin nyinshi bigusaba kuba ufite aba referrals benshi. Hanyuma rero ku bantu bamayininze kuba nimba muyireba neza igeze ku madolari 0.52, dore nyiramo twihuta, dore naha bayirebera. Iki nicyo giciro kuba yacu igezeho. Bishatse kuvuga ko mu minsi iri imbere iyi kuba ishobora kuzahitinga idolari rimwe mu mwaka utaha cyangwa se ikaba yanarenza. So ndizera kutagikina na mining. Ibyo rero reka tubivemo tukaba tujya ku cyatuzanye uyu munsi, ni ukureba uburyo dushobora kwadinga coin yacu ya OEX muri Metamask. Hanyuma ufungura Metamask nk'ibisanzwe, ni apps idufasha gukora kohereza no kwakira amacoin. Ku bundi bayita coffee, ufungura coffee nk'ibisanzwe dore uburyo ushobora gushyiramo coin zawe. Ukigeramo rero ubu twagezemo, ukanda hano handitse setting. Turakora video yihuse cyane kugira ngo iminota ye kuba myinshi. Ukanda hano handitse ngo setting, hasi mara ukanda kuri setting, hanyuma ukareba hano handitse ngo add network. Abakadere ngiyi hano kugira ngo urayibona. Hanyuma nabirangiza namara kuhakanda ahita bifungutse, nkandika ahanditse ngo add network hano hasi. Dore ngaha kanda add network. Hanyuma namara kuhakanda hano ku ruhande hano habanza popular, agakurikira bitwa customer network. Hano rero hambere habanza muzuza mwiki, ubwo tugiye gutangira kuzuza muri utu tuzu utungutu. Handitse ngo network name. Network name uhita wandikamo ngo open, kubera ko turi muri open testnet. Muri watandikamo ngo open long testnet. Ukaba harangije ukajya hano hakanditse ngo RPC URC. Ahangaha ni link ushyiramo. Iyi link ndaza kwishyira muri description ku buryo itaza kukugora kuyibona. Ugahita kugaruka ukayi pastingamo. Chain ID hano urandikamo 77998. Iyi niyo twita chain ID, niyo uraza kwandikamo. Hano kuri symbols uraza gushyiramo USDT. Hanyuma umanuka no kuri block explorer. Naho handitse ngo block explorer ni link urashyiramo, ndaza kugushyira mu description. Hanyuma ngenda ifite hafi aha ndahita nyipestingamo. Iyo maze kwipestingamo uvuga ngo urongera ukareba aka kantu niko ukeneye kuzuye nk'uko nanjye kuzuye aka kazu. Aka ngaka niko ukeneye kuzuye nk'uko aka kanjye kuzuye. Ngo urabibona neza, aka kazu niko uraba ukeneye kuzuye nk'aka. Ibi rero numara kubikora, umaze kubishyiramo byose, urahita ukanda hano handitse ngo add. Ikibazo cya network. We have switched to open long testnet. Cyangwa ni kuri go it. Urabona ko hamaze kujyamo USDT.
ubu bishatse kuvuga ko open USDT zanjye zamaze kujyamo. Ibi rero ndabirangije. Uko rero niko ushobora kwadinga ya coin yawe muri Metamask, iyo coin ya OEX. Ukwibutsa rero gukanda subscribe kugira ngo niba utakurikiranye kino kiganiro cyangwa se niba usanzwe dukurikira kuri ino channel, ukande subscribe numara ukanda subscribe, uzajya ubasha kubona ibiganiro byinshi tukugezaho kandi byerekeranye na coins, ko nabyo bizajya binyuraho ari byinshi. Ciao ciao, Imana ibarinde.